Mu banyarwanda ijana batuye mu mudugudu umwe nibura batatu muri bo ni baba barize kaminuza nk'uko ibarura rusange riheruka rya 2022 ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ribigaragaza. Bamwe mu banyeshuri basoza amashuri muri kaminuza babona uyu mubare ari cyuho ahanini gituruka ku bushobozi bugihanitse ngo umuturage bashe kwiga kaminuza yisoze. Mu by'ukuri ahanini biterwa n'ubushobozi bukeya kuba abantu batayoboka ishuri ngo bajye kwiga kaminuza. Yewe ni umubare mfata nkaho ukiri hasi kuko abanyarwanda bose bari kwifuza ko bakiga kaminuza. Nuko guverinoma yagerageza kongera amakaminuza igafasha abaturage bamwe bakenye, and then na zira two principles zishobora kuba ingorabahizi bitewe nuko abantu barangiza kaminuza ugasanga ntabwo bazifite, bakaba bakorohereza abantu batazifite nabo bakabasha kujya muri kaminuza. Nubwo bimeze bityo ariko buri mwaka niko hasohoka abanyeshuri basoje icyiciro cya kaminuza nubwo batagera nibura kuri 5% by'abatuye igihugu cyose. Gusa bamwe bakanavuga ko umubare wabo basohoka buri mwaka umunini uhita winjira mu bushomeri. Ese abarezi b'abanyeshuri bo bavuga iki kuko umubare w'abasohoka muri kaminuza ukiri muto? Uyu ni Professeur Kariste Kabera, umuyobozi wa East African University of Rwanda. Turatekereza ko ni umubare mwiza mu bijyanye naho tugeze byiyongera, ariko si umubare mwiza ugereranije n'abanyarwanda bamaze kurangiza biga kaminuza. Ni umubare ukiri muto cyane kuko indengantego ya average ku rwego rwa Afrika ni umubare muto cyane. Ku ruhande rwa Honorable Kanyarukige Frame uhagarariye amashuri makuru na za kaminuza byigenga muri Sena y'u Rwanda, ugasanga nubwo umubare w'abasohoka muri kaminuza ukiri muto asa n'utabifata nk'ikibazo kuko ngo umubare ugenda uzamuka aho kumanuka. 3% uyu munsi niba bigeze kuri 3%, imyaka 29 30 ishize byari wenda ari 0.3 cyangwa 0.2. Urumva ko ari intambwe nziza, intambwe ishimishije nubwo tutarageraho twifuza. Ni umubare muto ariko werekana ko urugendo rugenda rwongerwa mu kugera ku cyo twifuza. Ese ko tubonye abari mu burezi bemera ko umubare w'abasoza kaminuza ukiri hasi, ubundi bisobanura iki mu ndorerwamo y'ubukungu? Teddy Kaberuka ni muguke mu bukungu. Ngenda kuri realite y'ibihugu turimo, ukareba ukuntu igihugu gikeneye abantu bafite ubumenyi kanaka, ukareba ubushobozi bw'abaturage, ukareba n'uburyo bwo kubona ayo mafaranga nk'umwenda. Nagira inama y'uko imyuga imwe n'imwe hafi ibintu byose biganisha ku mwuga n'ubumenyi ngiro, tuvuge nk'abaganga, nk'abiga imyuga, leta yakora iryo shoramari ikabaha ubufasha mu kwiga. Ni ukuvuga ngo abantu bakabona amabursi, niyo yaba ari inguzanyo ariko umuntu akaba yakwishyura akantu gato mu gihe arangije, kuko twibuke ko iyo umuntu arangije hari ikibazo cy'imishahara kiri hanze, ariko abatarafite n'ubushobozi burya, ku buryo iyo umusabye kwishyura menshi umuvunnye cyane ugatuma atanatera imbere, kandi buriya umuntu wateye imbere n'igihugu gitera imbere. Iryo shoramari rirakeneye nk'uko dukora ishoramari mu mihanda. None se leta yitwubakiye umuhanda hari ubwo twishyuza ngo nuko yishyuye umuhanda, yubatse umuhanda. Ibarura rusange ry'abaturage ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ryakozwe mu mwaka wa 2002 rigaragaza ko mu bantu 100 icyo gihe bari hamwe byashoboka ko wabonamo umuntu umwe cyangwa ntumubone wize kaminuza. Ibarura rusange ry'abaturage ryakurikiye mu mwaka wa 2012 ryahise ryerekana ko mu banyarwanda 100 bari hamwe washobora kubonamo hafi abantu 2 bize kaminuza. Ni mu gihe ibarura ryakurikiyeho ari naryo riheruka rya 2022 ryahise rigaragaza ko mu banyarwanda 100 bari hamwe ushobora kubonamo nibura abantu 3 bize kaminuza. Ntibyoroshye kubona imibare nk'iyi y'abasoje kaminuza iyo urebye mu bigo by'ibarurishamibare biri mu bihugu by'akarere u Rwanda ruherereyemo, kuko bigaragaza abafite ibyiciro biri munsi ya kaminuza. Icyakora imibare ya World Trust ya 2021 igaragaza uko ibihugu bihagaze mu burezi, igaragaza ko Kenya iri imbere mu karere aho ifite umubare w'abize muri rusange bagera kuri 82%, Tanzania iza ku mwanya wa 2 na 81%, Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa 3 na 80%, Ubugande buri ku mwanya wa 4 n'abaturage 79% bakandagiye mu ishuri, naho u Rwanda ruza ku mwanya wa 5 n'abaturage bazi gusoma no kwandika ku kigero cya 75%. Bivuze ko abanyarwanda 100 bari hamwe 25 baba batarakandagiye mu ishuri. Ni mu gihe Burundi buza ku mwanya wa 6 n'abaturage 74% bageze mu ishuri, naho Sudani y'Epfo mu baturage bahijana bari hamwe 29 gusa nibo barageze mu ishuri, bigashyira iki gihugu ku mwanya wa nyuma mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika no ku rwego rw'isi mu kugira umubare munini w'abaturage batigeze bakandagira mu ishuri.